opportunity zatuma ugura hano hantu nuko ari kuri kaburimbo, ikindi nuko hagezweho, ni mu gace cyitwa Byahi, ahantu heza, afite ubuso 319. Murabona aya mazu harimo amazu 3 yose, hari mubona ndetse n'andi mazu 2. Harinjiza amafaranga nubwo atari menshi, ariko yagusapotinga mu gihe wabuguze hano hantu, kuko nta pressure hari yo kubaka, wahubaka mu gihe uboneye amafaranga. Reka tujyane tubereke, tubibutsa ko amafaranga dushaka hano hantu ni miliyoni 35 zitaganirwaho. Guhera aha kuri Ripembe kuzamuka kugera kuri iriya koloni, muri make ushaka no gukora urupangu wahera hano mpagaze kugera kuri iriya koloni usubiza hirya. Amazi n'umuriro birahari, ikigega cyo kubika amazi kirahari. Uyu ni wa muryango wundi nababwiye ku nzu ya kabiri, ndetse dore n'iyi nyubako yindi irahari. Ikindi noneho hano harimo pariseri inyuma. Iyi pariseri ni ngari, ushaka wavugura aya mazu cyangwa ukayasenya. Byiza, turabakunda tubibutsa ko mukora subscribe kuri YouTube yacu, kugira mujye mubona ibikorwa dushyiraho, amazu ndetse n'ibindi dushyira kuri iyi channel. Across Rwanda, we're here for you, helping your real estate dreams come true. Buy or sell, invest with ease, your trusted partner for every key. GC Gizenyi Commissioner, trusted service, quality.